ibintu byatangije ibintu byose reba iri kwandika ariko reba titi binese akora titi nawe urazamumira bunguri dore ariko uyu mukobwa ukuntu yirembeje yakikuyemo urashize titi ariko amafoto ntabwo mwaka yashize hanze ubundi se ariko uri mwari mwaraduhishe gute ubundi ariko se urari gute uko kireba titi burani ko utameze nka intifada iyo foto ushizeho titi mbabarire na umugabo wanjye nawe uhari tujye twubahana muri byose avuze ngo sira iby'umugabo gusa ibyo bibamariye iki dore iyo nta kibazo ariko muri twija mboje da arashaka kukanje kono gakorera imbere ifoto nyirabayazana n'iki ino foto ubundi izido Kabano après couple ya Deben na Pamela ikigali ndibaza ikurikiye iyi ngiyi irahita yizimya ikurikiye nitwe bantu ba mbere muri kino Rwanda wababwira iyanjye igihe zaba ariho umugore wanjye nava muri future akagaruka wababwira iyanjye igihe zaba ariho umugore wanjye nava muri future akagaruka turapfuye muretse gato ego ko soni thank you my blood my love ibintu bakoresha nyamabibonye nanjye arongeye kukirekuraho mu kanya rasetsa nanjye ni mu nsezerero byame mwoka byaramwe aho kirekure session rekura mwana wanjye kirekura sho kode badarangica nanda mwana we sha cyakoze turayavuze pe avuyemo akamaro ngo niryo bondo ryaguriye igitsina iri bondo ryaguriye ubundi ibi biganiro nibyo biba bikenewe mu buzima sibyo nuko akabazo kanje nyambo akabazo kanje k'amasiko ubu ko mu kanya abamenyesha makuru bagiye kugushaka bagukura ko amagambo ugiye kuvyifatamwo gute kandi ari prank iyi ngiyi ukushoniya bwa nyamakuru ninjye jyenyine bazaha ikiganiro ubu Cedric ubu ibintu turimo hano ni prank ariko se mwege social media kuri mwe nyine ubundi ugeze muri social media cyane ko n'isundi ntago turi mu gihe cy'ibiganiro pe muri mu gihe cy'ibikorwa ni ukuvuga ngo mwebwe itangazamakuru ryacu ni Godfather aho bafatiye irembo murahazi abadushingiye murahazi sibyo Godfather titi burani ko bamuhaye warning bakamukura hakoze iki ni ya foto ari gusomana ari amafoto y'ururimi titi burani bamukuyeho titi burani basabye kugukuraho ibishanga akoze iki ni ya foto ashizeho ari kugusoma mu ijoro ku ijosi no gukura y'ururimi ntabwo babyemewe ntabwo bazana biki titi Godfather ntwongera gupostinga amafoto wakuyemo ururimi cyangwa uri kumusoma yagiye ntabwo wakwemera ko haguyeho yampaye ubwo bashaka gukubita guys ndabona Godfather agiyemo gakereka mbabwire ikintu igiki kumvira hano Godfather nawe urateretwaga mwana Kabano Karame mu by'ukuri ufata umwanya amasanga gutya akigomwa kuryama sibyo akazana wenda ni n'umubyeyi suko aba ananiwe kuryama kandi ari ubyuka afite izindi nshingano abana agiye kubyuka akabategura ibiki n'ibiki sibyo Mutama ndagukunda nagukunze ugikorana na wa mukobwa wundi
ariko nyine kuko nyine tuba tubona ku ma YouTube iyo abantu bose baraza akabwe barabakunda ako ngize amahirwe yo guhura nawe kuri pano sibyo uri kuba wabaye hano ukabana na Godfather ntukigomwa kuryama kandi ufite izindi nshingano nabyo ni agaciro uba wamuhaye sibyo akoze cyane kubera iyo mpamvu mutemo mureke ndebe numva ukuntu cyacyumviriza kubera iyo mpamvu ngiye kuguha duki tuvuye ku mutima w'urukundo $25 umva mbese kana mwitinga n'uruhara nkaba nagukubita ishoka mu mutwe ishoka pe na yampaye thank you sheri wanjye ni ukuri wow baru nawe wakoze byinshi wahabaye wabaruye abantu bari kwitanga nawe wari ukwiye guhabwa sibyo abo twabahaye badusabye gugifutinga bitewe n'ijambo bari bavugiye hano ariko nawe nk'umuntu mukuru witanze ukahaba ntubasige Godfather nawe wari ubikwiye sibyo merci beaucoup chérie kandi na musaza wanjye kubera icyubahiro bamuhaye bimye abandi bose hariho benshi wenda bagufata uko bidakwiye ariko twebwe tuzi ko ukora ibintu byiza ndikumva narira zibanda yawe urumva ariko bitewe n'igikorwa wakoze watangiye nawe ntabwo nakwibagirwa wakoze uri umuntu w'umugabo ziba ntari ntabwo wagambirwa nta mugore uranyereka sawa nako thank you hayi banzamuye mu bicu badutwaye mu yindi Sonia nyegera nayisabiraga Godfather njyewe intare narazibonye muri uku kwezi nyinshi cyane nabwiye umunsi azaza akicana akikubitira ngo ati none nanjye ngiye kurongora mve guhora amahitamo ndongora buri munsi no mu kanya mvuye kurongora umushinwakazi siretse niba mbwira kurongora vundi turi kuri live Godfather wakoze ibyo turi kuri live warongoye umuntu nuka iyo mpamvu yajyaga mu cyayi ngo yansambanyije yandongera sha hari aho yabene kabiri ukagaruka pe nari Tony urakoze sheri wanjye ni ukuri pe ntago ngiye namwe mwahabaye mwakoze rero benshi bananiwe baragenda ariko kubona mutama asoje live ni ukuri nabyo ni byo gaciro bwa mbere kuva nabaho mbesheje gutya amaso abiri ndi kuvuga like for real nta kindi kintu guhera twahereye kwa bashadibu Godfather uzi ko ari njye muntu watumye Prophet umuzamura uribuka ko nazamuye itiku ugahita umuzamura Prophet nkunda kubi kuvuga ngo iki kutakimbwira abo bantu ba Prophet nabo baza hano Prophet sande reba hano ibyahabereye reba hano hano habereye ibintu byinshi cyane soma hano oya nabonye wowe postinze nagize ngo nibya bindi byawe ujya urota ugapostinga hano bateranye umunwa Joshua ararakara avuga ati miliyoni 10 ndazigwaye ugahambawe ariko nzazigwera kuri hano na wa mwana dukunda yari yaje Christine ngwiki Christine ko si wese azaya Christine aya Prophet azataha koko azataha ari nk'imberano zakabana Prophet cyangwa azayatanga ashaka murara n'umweru intwererano zanjye nuko nawe uri bijyana gativiti zawe ngenda ashaka kuzakujyana mu bukwe mu kwa karindwi bwande ayiga abana banjye nzagutegera tike y'indege tujyane rero hagati aho ngaho Jori urahari Olivia erega kabano kaba ubundi umuntu akwirira ababyeyi umukobwa Olivia nakumva ubu niwe uhagarariye abana niwe uhagarariye Titi Brown mureke twumve Olivia ariko mureke ngomba kumva nanze kwambarira abasitari bose ariko Titi ngomba kumwambarira mureke twumve ntabwo ntwerereye ubu bibasabye bwa nyuma mureke twumve Olivia mureke twumve Olivia
wari usabye ijambo ndakumva. Nasuhuzaga gusa yaryibagiwe shanze ukuntu ducecekesheje nk'abacecekesha abazimu. Genda ubyandike nakumanuye ubyandike hasi wadusohora. Kabano we wanzamura umuntu bita Mr. Love. Kabano nawe ahakuye Edet ngewe Mr. Love na request ngira kazamura uyu muganda duhereze inka y'inyambo. ariko Sonia ngewe namufollowinze. Oh, thank you. Sonia umuntu adafollowinze Sonia ntuzigere ugira ikibazo kandi duhari. uzi umwana w'umukobwa None ko gifite hari singo nturaho ngaho nturi icyohe ngo iki huye ntazakigire ko tuzaza tukahamanuka diaspora kwizaba kwa Nyamba akagira ngo niyo batuye murasesa. nyuma y'ibyabaye byose reka nshimire buri wese twabanye hano hari umuntu bamwita Kamari. Gisele hari ikintu ugiye kuvuga zamurira kino kijyama kiri kuntamo kweli nari ntegereje ko dufate wenda pfuye baragarase hano we baraguterese nari ntegereje ko ziramana ikandikiriza bisigaye kuvugisha sheri wanjye nandi gukubwira ngo ukore follow back nkohereze nimero yanjye kugira nzabone ko ntanga yawe reka none utunyoherereze. Okay. Ubwo rero nta kundi ngiye ntuzuye ndi igice umva Godfa harabura dutatu gusa group izafungurwa ryari badukuremo group nzayishyira hejuru. Uravuze mu mutama ngo mberetse kugenda bayimanze bano ziramana ikandikiriza utwo dutatu mwatumazemo basi na Godfather tukamushimira koko baranshimira kabiri nishimiye wishimiye wamaze reka tugushimire natwe iterabwoba ugira turi kwirukanka ko n'undi ugiye kwifumba turi kwirukanswa n'iki harabura utuntu dutatu gusa Godfather twantuzi simaniga. Thank you Mr. Love, thank you my brother, thank you. Kuki nje bitemera kwita murasetsa Kabano ariko ndakunzwe sheri. urasetsa Mr. Love ari he? Mr. Love yadukureho tuno tuntu koko not achieved. Kuki wese avuga ngo not achieved? Amasaha yamfashe yana sare nta kibazo n'ejo turahari tuzazimanuraho ese n'ejo cyane uyu munsi njye sindagera mu wundi munsi. Guys reka mbashimire rero babwire ngo mwakoze cyane. Kabano ngaho uramuke Nyambo urahari shimira abantu twari kumwe n'abasezerano ukuri mwakoze cyane Imana ibaha umugisha ubwo kamvugire n'umutware kwako ntukababare uwo mugore uzarwubakasha yari biratonda ariko biraza don't worry kamvugire kubera ko ntago nyine byanze ko yongera kuzamuka ariko muri rusange nawe arabashimira cyane. Nishimiye nyine ubwitange n'umutima mwiza n'urukundo muri kutwereka mukomeje kutwereka turabakunda cyane abantu bose bari hano twagiye tubafollowinga ubwo tuzakomeza nyine dukominikana uko biri kose icyo njyewe ndi kuvugana uko ntazongera kubura nyine ahantu nk'aha rwose pe ikosa kuhabura. Mwakoze cyane ndabakunda Imana ibaha umugisha ubwo turakomeza tugire communication. Asante sana. Thank you so much. Murakoze cyane nshimira abantu mwese twabanye. This is was Godfather ni nk'ibisanzwe Juliet naho ngize kuri nuko nagize amahirwe ukaba mukuru kuri ngiyo nari kuharanira urumva turahuje duhuje spirit naho ngize kuri I love you too no baro gukunze mbere yanjye. Oh thank you Sherry merci ndagukunda ariko bura reka ngize kuri wareka nkazashinga n'icumu cyore Wae musabye cyageze mana yanjye Kabano koko wajya umbara basi ugatera ivu ugiye kuryama ugasengera umuvandimwe gushya mu nda ntashobotse Rudahunga wari usabye ijambo ni iki ari cyo kuvuga yagiye so reka mbashimire mwakoze sande thank you Kabano thank you n'abandi mwese. Good night, thank you everyone. Thank you Godfather, thank you so much Juliet ndabakunda ariko mbatinya kubi. God bless you.